hanyuma ikindi numva nanavuga ku bantu basa nk'abancira urubanza tewo mu by'ukuri nyine twarabyaranye ariko ntago bivuze yuko umuntu ahita kwita indaya none igihe ni gito yarangiye nkabe noneho indaya y'umugabo wanjye sinzongera kwitwa indaya ya Theo ngiye kuba indaya y'umugabo wanjye ugiye kuba ruharwa neza umva mu cyumba ewana nisha nzabye mva muri salo nambaye ubusa genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye, abari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye. Mwese reka nizere ko mumeze neza cyane. Dukomeje urugendo rwacu n'ubundi rw'uyu munsi. Nitwa Sam Gakire kumwe na Jerry n'ubundi muri rwa rugendo rwacu rwa buri munsi. Twakiriye Lucy Esashimwe. ahimbazwe Cyangwa nibagiye kuvuga salamu alaykum. Oya. Ko witandiye. Ubuse no kubitandira abasilamu oya. Ariko ndi kubona na Aryan Stage hano mu Gahanga. Oya. Wagiye mu Islam. Naho bihuriye. Wa mbogari wakwambise impeta n'umukino murokore. N'umukristo. Andi makuru y'imisi. Namahoro. Kirabo ameze ate? Ameze fresh. Arashima Imana. Ari ku ishuri. Yego. Harya yiga hehe? Ntago jya wibuka ikigo. Hatangaza. Ntago hatangaza. Yana icyamamarisha. Yana icyamamari ntago. Aracyafite impano yo gukina? Yego, aracyayifite. Ariko ubu byabaye bihagazeho kubera nyine ubushobozi bukeya. Reka twiganirire umbwira amakuru yawe. Amakuru ni meza. Ejo bundi ngiye kubona niyicariye mu rugo mbona umuhungu ayigusizemo da impeta. Wabibonye nawe? Iri yese kwa isi ngiye yaje. Ayibonye? Arayigendana. Ni iminsi mike nkajya nyirarana. Hari umuntu urarana impeta. Sigira ngo bazikuramo. Urayishumangira. Oya. Ni ukuri. Impeta bazambara mu gitondo. Ntago bivaho. Abashatse mumbwire muri comment impeta murazirarana cyangwa muzikuramo. Benshi barazirarana. Hari uwo bayishyiramo ubwo akazayikuramo ari uko habaye divorce cyangwa se ariko habaye iki? Ari uko wenda atagihumeka atakiri ku isi. Yego. Yego. Lucy. Komeze neza cyane. No kubera? Ubusambo. Kubera Imana. Oya nta busambo mvuze kuba umeze neza nuko ndi kubona nkoresheje amaterime yabo. Uracyahumuka muka bazima ariko nuza muri ibyo bintu by'ubusambo byo. Ndumva ngewe nari nkoresheje amaterime ya babandi. Nde babandi. Nundi se uri hirya yabo. Gambwira rero ubuzima ukuntu bumeze muri no minsi. Ya buzima buraho. Turashima Imana kuba tugihumeka. Yego. N'umwana. N'umwana. Na papa we. Aho ngaho waburengereka cyakotse. Oya ariko uyu mwana ameze neza. Na papa we ameze neza. Ubwo ze bari kumwe. Ubwo bari kumwe. Nose umwana amera neza bivuye kuri inde? Kuri papa we na mama we. Nese turabana. Ariko ziko nubwo mutabana ariko buriya umwana bavuga ko mu burenganzira bw'umwana abagomba guhabwa kwitabwaho n'ababyeyi be mu gihe abafite no mu gihe bamwemera. None se uko byagenda kose ntaho bihuriye no kumenya amakuru. Uko byagenda kose umwana arabahuza. Timwabura kuvugana ntibibaho. Ariko buriya ameze neza. Kuko nk'ubu njye ushaka kumbuza ukambwira ngo nka Tewariye bikaba ngombwa ko njya gushakisha kuvuga ngo harya ko muheruka wenda ari Uganda ubundi nkaba nzi ko yagiye niba atari Mozambique ni Zambia bira bihugu nabyo birancanga. Mozambique, Zambia, Zimbabwe
mba numva byose ari kimwe. Ari kimwe muri ibyo bihugu yagiye gukora mu gitaramo ushaka gusanga yaraje ubizi. Kandi ngiye ntabizi. Ntabwo mbizi. Aracyariyo. Urabizwe n'umugore we. Najya kugenda ntiyansezeye. Ntabwo uri umugore we? Oya. Dufitanye umwana erega kose kuzanshirishamo neza. Uramwemera? Nemera nde? Urabizi neza ko ari uwe? Nemera umwana ko ari uwe nyine. Ariya ngo umwana w'umuntu ngamenywa na nyina ariko n'umwana we. Nawe arabizi ko ari uwe. Oya we ntabyo azi. Nuko wabimubwiye. Oya. Ntashidikanya byaroroshye mu Rwanda gupima amaraso biroroshye. Ariko baranasa. Ariko nta bantu bajya kubwira ko nawe musa. Nzabaza neza. Uko iminsi igenda ishira mugenda musa umuryango ugenda usa. Ni waguke none. Ni waguka ahubwo usure yo nta mawa. Nuko. Ejo bundi rero ikiganiro wakoze ku rugendo. Bakwambitse impeta. Hari igihe rimwe na rimwe tubona abantu bo bayinyambikiye. Ariko nabonye nabo bari kwigushyiramo. Oya. Ubwo nawe bayigusizemo atari ku karubanda. Oya. Ni ku mugaragaro twabishize ku mugaragaro. Yego. Okay. Ariko ndakeka ko hari yangewe niho nabiboneye. Niyo mpamvu ariho mbikubwiriye nari mbizi wigeze kumbwira ko nimba ntibeshye ko ugira fiance. Se ko Theo atari fiance wanjye. Yego. Regura n'umugabo w'abandi. N'umugabo w'abandi mwabyaranye. Kandi bwanjye bwari burangirire kuri we. Yego. Uracyari muto wagombaga gushaka. Nuko rero urashatse. Kandi nzanarwa. Ntago ndashaka. Ese nibayigusizemo impeta. Oya, ni impeta ariko buriya se ni ikimenyetso. Impeta rya barabara ikimenyetso cy'iki cyuko umuntu akubwiye ngo ni nge ngufite ngenyine. Se buriya hari igihe yenda mbese nta bantu bayambika ugasanga barategereje cyangwa muciye inyuma. Bikabona ngombwa kayisubiza. Yego. Wowe se hari gahunda ihari njya nkunda kubona abantu kenshi bagiye baza bagaragaza ko bambitswe impeta muri social media bazikuramo. Hari abazikuramo cyangwa ukabona rongoye na wa wundi utarayimwambitse. Birashoboka cyane. Nawe byakubaho? Siya ntago akakanya mbizi. Buriya bibaye nyine cyese ko ibyanjye bihora hanze. Uzabimenya. Ariko kubera icyo utagira ibanga. Se nagira ibanga reka nkubwire. Urumva kubera kiriya kintu cyabayeho cyo kugaragaza nyine umuntu. Kuko ndabihera ko abantu kenshi bagiye bavuga kubera iki abantu reka mvuge ko ari wowe n'abandi bakobwa babyaranye na Theo. Kubera iki mwese mwaje muri social media byabafashije iki? Ntago mbizi. Kamere kure wewe byagufashije iki? Cyamfashije iki? Byatumye yihana. Gukora ibiganiro bisenya umukozi w'Imana. Byatumye yihana. Urabizi neza ko yihaniye? Yarabikubwiye? Ni yabyihaniye ku mugaragaro tubibona. Bose babireba wa mugani. Yihaniye iki? Yihaniye icyaha cy'ubusambanyi. Icyaha cy'ubusambanyi? Yego. Ariko yakoreshejwe namwe? Oya ntiko muvuga gute ko umuntu yakoresha undi? Aramukoresha da mukura abantu mu mavuta. Se na mavuta cyane ubuto. Amavuta nayaye ntago ndasobanukirwa. Bade reka tubyihorera ati byatumye yihana niyo yari intego yo kuza muri social media ariko sinabyiza. Oya ni byiza. Nkeka ko mushaka kuba mwara muto gutuma abana mubyarana nabo bakurana ibikomere. Dore ikintu cyiza. Aka kanya wenda ntago mbizi cyane. Abenshi bari bazi ko ari nge twabyaranye gusa. Hajeho abandi bashamikiyeho. Yego. Ni bangahe se ubundi? Abo bana bane sabanye. Ese ubundi ni bangahe? Siyavuze bane se? Bane. Tinumva atari na benshi. Ntago ari benshi. Ndumva ntabikaze. Nuko ari umusitari ariko nta n'ibintu bya buri wese rega buriya. Aho umugabo aguye undarenza aho twatsi ntago. Ngo nagagira ate hari. Uko umugabo aguye siko ntago mbizi. Hari umusaza aracyameze neza afite n'amavuta abantu baranamwakira neza mu bitaramo. Je numvaga ko
ibyo byose iyo umuntu bavuze ngo yari umukozi w'Imana ari pasiteri yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi ntazongera kubwiriza bamwumve. oya buriya yakoze ikintu gikomeye kitashoborwa na buri wese. Gusaba imbabazi. Yasabye kandi imbabazi. buriya nta kintu kibaho kidafite impamvu. Buriya Imana ni kuriya yabishakaga ko bijya hanze. Kuri ibi iri kure mu buhamya. Yego. No kwerekana ko umuntu ashobora kongera kuba mushya. Hanyuma ikindi numva nanavuga ku bantu basa nk'abancira urubanza. Tewo mu by'ukuri nyine twarabyaranye ariko ntago bivuze yuko umuntu ahita kwita indaya. Ntago uzi uburyo waryamanye n'uwo muntu. Mwarasambanye. Ubundi harasambanye waratubonye. Babyita gusamba. Ntago nababonye ariko iki cyabigaragaje n'urubuto rwavutsemo. Ariko aho warushyira hose rwakwinjira. Aho warushyira hose se n'abana benshi bagenda batwara inda batanasambanye. Ibyo ni ibitangaza. Batabonanye n'abo bagabo. Ngo muri piscine nk'irya Sani yayanduriye muri piscine. Binda yekuye muri piscine shaka ko iri muratubeshya we. Bibaho birashoboka. Niba uko ntari nakura. Ibintu mujye abantu bakuru bajye bambwira nimba ibintu bishoboka. Ngo umuntu ngo yihanaguje ngo eswime. Nsomereza comment ngira abantu nsubiza. Ndaje nzi gusomera ngo atwarinda. None nawe utangiye kubishimangira no gutura. Birashoboka. Ariko ntago ariko nge byagenze. Byagenze ukundi kuntu guhabanye n'ibyo abantu batekereza. Byagenze ahubwo ko izindi nda zinjira. Birashoboka nabyo. Yanyuze ira hirya Kabarore muhinguka kiramuruzi na hehe hose. Barabihuriramo. Nese wenda ndagira ngo umbwire ibyo ngiye kubwira ndaje nsumize comment. Ziri kuri iki kiganiro wakoze ku rugendo. Ndagira ngo umbwire akenshi nabonye ibiganiro bya mbere waragaragaje agahinda ku buryo wahuye n'ibikomere. Yego. Ubu none urumva ko ibikomere bishize ku buryo umundi munsi urashobora kuza kwambika impeta ukavuga ati nta kibazo ndahari ntanyambika iyo mpeta ndumva none narakize ndumva nzamukunda. Ikizere cyuko wongeye kuvuga ati ndagarutse. Ariko ntibizakuraho icyo gikomere. N'ubu kiracyahari. Ugiye gukundanira mu bikomere kubana n'undi muntu mu bikomere. None se ubwo nahita mvuga ngo kirashize. Ariko ashobora kumfasha kukivamo. Ahubwo nari ngize ngo ubu yaragufashije already kuko muri fiançailles nibwo ushaka kuvuga ngo uyu muntu. Oya, nzabimenyera nkirwubaka. Kirwubaka. Yego. None se iyo mukundana ko mubeshyanya. Uzamarira ari mu ngo njya numva. Noze ubundi utambeshye niki gituma niki cyagupushinze gufata umwanzuro wo kuvuga ngo ndabyemeye nyambika iyi mpeta. Urebye yaranunguye. Yaragutunguye. Ntabwo nabishakaga ko babishyira ku karubanda. None urenda no kubivamo. Wanasanga. Bizaterwa. Aracyafite urugamba rukomeye. Aho yaninjye urufite ahubwo. Ushobora kubana n'umuntu wakwambitse impeta mugakora ubukwe mutararyamana. Cyane. Ejo bundi twakoresheje umudamu murokora ikiganiro hano atubwira ko yasanze umugabo we nta kigenda mu buriri. Nabonye nawe muri comment abantu baramuvuze ngo yasize amabanga y'u Rwanda ariko by the way n'ubuhamya. Kiriya kiba ari ikintu gikomeye Gabura yavuze bimurenze. Avuga ikibazo cy'uburembe. Mutima ye. Ntabwo rero yanze guhereza. Bamwe bati mujye mutestinga mbere. Oya. None iriya niga wawe udatestinze ugasanga ariko bimeze. Nzabyihanganira. Cyambere nuko azaba nkundira. Ntago wabyihanganira reka tujye tuvugisha ukuri. Cyambere nuko azaba nkundiye umwana. Rimwe na rimwe abantu bajya batubwira ngo umuntu wenda uriya nawe impamvu yabishoboye yarakiri isugi. Yaratari yaryamana n'umugabo n'umwe. Uwuhe? Uwo mudamu waduhaye ubwo buhamya. Yaratari yaryamana n'umugabo. Oya yarabyitangiye. N'ubuhamya yatanze. Biri mu byo kuko nta kintu yarazi. Kuri social media byose ni ukuri. Nukuvuga ko yatubeshye se. Ashaka kuba yarayimushize hanze wakibigirira ibanga. Wenda buri umugabo we ni uzi ukuri kwe. Uzi ukuri. Yego. Ubundi se yakubwirwa n'iki kandi yari ikiremba yararwaye. Ntago yabiyo. Ubwo se wayoberwa umuntu w'isugi n'itari isugi. Ariko ubusugi bupimwa n'iki? Na muganga bugapimwa n'umugabo.
nyine ubwo mugabo we nyine yarabipimye nese barabizi bakoresha busugimetri Rusi reka ngusomere izi comment abase ko ari igihe mbona muri comment abantu bakwatatse kuki bitajya biguca intege ajye bamvaho nge ndi Rusi ku giti cyanjye kandi burgerega banze se kutababura none se abantu bari kuvuga ngo ni gute nko muri comment iri kubona ukuntu abantu bari gusobanura bakavuga ngo umugabo rwose arya ari menge ntago wowe ngo uzubaka abantu babonye ngo utazubaka bamaze kuri gucishamo ubwo se atangiye kuncisha mu ijisho bari babona narwubatse nduvamo wenda nawe ejo bundi uzajya kumushyira ku karubanda uvuge ko nta kigenda mu buriri ntabwo bishoboka bamwe bamugira inama ngo nabanze akora avance ntabwo bishoboka niyo yabitekereza ahubwo byantera kumusubiza ibye impeta akayishyira mu bandi wayinyihera ariko oye wese uri umukobwa wayinyihera nkazayambika sheri urumva naba nkuhaye impano itari iyawe waba undemeye impeta ntiyahawe n'ubundi udashaka kuyambara wayimpa njye nkazayambika uyishaka hari umuntu nabonye muri comment nizo turi gusoma abambere bati uyu mugabo nabanze akoreshe ikintu bita kwiyaminiya kuko ngo babonye ko ngutoroshye ubwo sawo ababivuga ujya unsomera n'amazina yabo ndebe ntabwo nsoma amazina ahubwo ngo abantu bavuze ngo wowe inshuro nyinshi ngo urishisha umwana wawe wabyaranye na Theo kwicyumva ko ari bishyira imbere ntabwo ndishisha umwana wa Theo ni umwana wanjye bajya batandukanye ibintu none se ndata umugabo kandi atari we mfite bwa mbere ikindi ngo ukwiriye gucisha make ngo ukamenya ko uyu muntu ugiye kugushyira mu rugo agukuye mu isoni agukuye ku karubanda ntabwo nkuye mu isoni agukuye imihanda noneho ndi umwana w'imihanda njye ntabwo ndi umwana w'imihanda ndi umwana warezwe uri umwana warezwe yego ndi umwana warezwe nderwa n'ababyeyi urakura ndakura kuze urabatenguha ahubwo nuko nabatengushye yego nibyo byagujyanye imihanda nyine yabana ngo bamwe barakubwira ngo imyiteguro y'ubukwe myiza nanjye reka nkubwire ko nzagutwerera Imana ibaha umugisha cyane ese ubundi nguvuga ko abantu bari kwandika hano nguvuga ko Theo yagutiye umubabaro gute mwaryamanye yagusindishije ntimwabyumvikanye kubisobanura ha ninjye uzi uwo mubabaro mfite kuko buriya igihe uvuga ikintu ukaba ukoreye umuntu ikindi kintu runaka kitari cyiza ntabwo najya muri detaye kuko ntibigenda gukuraho icyabaye nuko dufitanye umwana ahubwo hari aho numvise ngo uwo mwana ngo ni ikinyendaro umwana wanjye ntabwo ari ikinyendaro buretse zose ndazigera ahubwo ni kugera nsome izo ufite gusubiza n'umugabo we baramubwira ngo azakuguyaguye kuko ngo wanyuze mu bihe by'agahinda bikomeye ikindi abandi bantu bagasaba ngo wohe Theo amahoro n'abafana be amahoro narayamuhaye abandi bati shinga urugo nawe wumva uko rumera wumva uko rumera ntabwo rero uko wubatse ariko nzubaka yego ingo ntabwo zubakwa kimwe umugabo ntabwo uca inyuma nzaba mfite uko mbyitwaramo nawe uzamuca inyuma nzaba mfite uko mbyitwaramo gute ntabwo mvuze ngo nzamuca inyuma kuko ntabwo ari impangara ngo hangara kuza muri social media uzanye n'umuntu mugiye kurushinga ni wowe wabimusabye cyangwa ni wowe wabigusabye ngo kuza mu kiganiro uri kumwe n'umuntu wakwambitse impeta mugiye kuzarushinga ngomba kumugaragaza ari cyo byaba bitwaye se ku muntu ngo uyu mugabo ndakurahiye umukobwa azajya aguca inyuma pe ntanjyana mbonya aba ni bandi bica ubukwe urumva atagiye kuburangiza se ahubwo barabwishe amagambo ariko ntabasenyere
wa mugabo iki kiganiro cyanjye ntukireba ukomere ukunde Rusi ibyo ngibyo yagiye gufata uwo mwanzuro abizi comment ntabwo ajya zireba ntabwo mbizi ariko buriya ndabimubaza ibyo byose ubimubaze ari abandi bantu bafite ikibazo cy'uko umuntu ashaka kugushaka gutya uri umusingo mada cyangwa se uri umuntu ufite umwana akaza yitwaje ko akunda abana bawe nyuma akazaguhinduka ibi byo ntabwo ubyiteguye yaba yibeshye niyo twaba twarakamanitse twasinyura agacya akaguru harya n'agacyo n'akaboko manika gutya bari kurahira bafashe ku idarapo twasinyura kuko ni gute wanyereka ko ukunze umwana nyuma ukanyereka ko ugize rega burya urugo uruhare runini n'urw'umugore ese ubwo nzaba nubashye naba namwubashye akaza avuga ngo yanze uwo mwana ubwo azaba ngoye nyine azaba ananiye bamwe ngo bari kubona watangiye no kujya ukora ibiganiro uri guseka wishimye ushaka kuba watangiye kubona umunezero hari ikintu watangiye kubona ntabwo bikiri nka mbere haka mbona umusingo mada ntaba ameze nk'umupfakazi buriya hari ntabwo bameze kimwe umuntu wigeze umugabo akamubura nese ubwo naramubuze ariko ubu kandi uriya ntabwo ari umugabo wanjye ubu mubona umugihe warigeze kurarana n'umugabo ejo ukabaho utamufite ubwo urumva ko iyo ubonye umuntu hari andi marira guhanagura ibyo birahabanye twarabyaranye ntitwabanye ariko mwabyaranye mwaryamye ese mwari muhagaze ni mwari muryamye uburyo byagenze mana ndi gusoma izi comment ariko arizo ndi gutinya gusoma abantu bamwe ati congratulation abandi bakwifuriza urugendo ruhire ni byiza kabisa felicitation y'umugabo wawe asa na bose babireba buriya se aha umwana ni uwa mbere nguyu harya ndabona yanditse ibintu birebire cyane ariko abantu benshi bari kukwifuriza iyi nyisome umwana ni uwa mbere mumaranye imyaka 12 n'ingenyene bambona niyihe hari message nabonyemo rwose ngo icyo ni ikinyenda ngo nawe ngo umugabo wazakuzanira ikinyenda yabwira abantu hari abantu bapfa kuvuga ngiye uyu mwanya akakanya ntago umwana wanjye ari ikinyenda yego ni umwana natwise amezi 9 avuka nk'abandi ikinyendaro yewega gusa nta kindi navuga icyo nakubwira nuko wahagarikira aho ngaho kumvugaho kuko simvukana nawe sinziranye nawe sindi ni wo mu muryango w'iwanyu wowe ati ibintu byose byaba wamvuga naba ariko winzanira mu mwana yego iyi message yarakubabaje yarambabaje kunyitira umwana ikinyendaro ntabwo umwana wanjye ari ikinyendaro yego umwana wanjye abantu bagisobanukirwa ariko iyo mvugo numva zidakwiye no kuvuga ntabwo zibikwiriye ahubwo ibyo umuntu akaba yabivuga akaba akurikirana kuko umubabaro uko nabibonye uyu uri gutanga comment imeze gutya ahubwo mu rugo muri ruburimo ntago abatanze ubundi ngo umuntu atanga icyo afite ushaka gusanga ari nk'abadamu ari nk'umudamu ubundi nawe uri guca muri ubwo buzima uri kuvuga ati umugabo wanjye ari kujya mu bakobwa cyangwa se ashaka no kuba nawe aca inyuma umugabo nawe agatanga iyo comment ariko kubera ko nyine abantu batajya bashyiramo inyurabwenge yabo ugasanga nyine umuntu apfa kuvuga igihanda ufite ntabwo ari cyo nzajya ko se uzashingira urugo
nibinanira bizananira nk'abandi bose ariko njye ntabwo numva ko bizananira nzagerageza nzagereka nibinananira ntawe kandi hari byinshi wanyuze mu bimene by'amacupa mu biki byose ntibyagutemye oya mu bimene by'amacupa ntabwo iby'ibicuma bizagira ntabwo rero abantu bakwiye kugutega iminsi ntabwo ugomba kuntega iminsi nta muntu n'umwe kuko ubuzima ni ubwanjye uko nzubaka n'ukwanjye ninkugenderera ukumva nkuganyiye uzarerere kunywa inama ntabwo ziba zikenewe se inama y'uwo ntayo dukora ibiganiro ariko kugira ngo abantu bajye muri comment basugire inama bwira ati yewe mukobwa inama ni nziza kandi warabibonye ko abantu muri comment bagiye rimwe na rimwe arigiye bakubwiraga ati kora ibyawe ita ku bana reka kuvuga tewe cyane ibyo biba bikwerega ntago baba bazi igihano umuntu aba arimo ese hari igihe uba ubabaye ukumva ko utavuze hari icyo waba iyo uvuze uraruhuka ngaho uvuga nararangiye warasoje ntabwo warangije narasoje ntabwo uzongera kuvuga ubu uzajya uvuga ku yindi page ubu twagiye harya bonfrere bamwita nde harya bonfrere ni igiti ubwo ni muramu wanjye we tipe wawe kwambitse impeta wa muhungu wawe gusizemo bamwita ngwiki amutangaza nimba atumira oya se ntabwo amazina urayavuga se nta save the date nyine nza save the date nisohoka abantu bazahita babimenya ese kari abantu bashaka kugira ngo kari n'agatwiko ntabwo ari agatwiko hari abantu kenshi baba bari ndi mu mikino oya wanabikora n'abandi babikora benshi ukaza ugatwika abandi ntabwo ngewe muri abo ndimo muramutse mutabanye yarakwambitse impeta ntabwo ari ukongera bya bikomere byawe ntacyo bintu bintwaye ibyo ngibyo ibyo nta kintu bintwaye ariko ko ibintu byose uba wabyoroheje nta kintu kuko wararize nicyo cyari gikomeye wararize ubwo rero ikizaza mfite uko nzacyitwaramo umva ikindi nubwo umugabo wanjye yanca inyuma urumva wowe ntiwamuca inyuma ntabwo nzamuca inyuma cyangwa wabikora ukamwishyura oya ntabwo nzamuca inyuma kandi ikindi kwifata n'ibimunanira kwiporoteja bikamunanira gusa azabanza agende yipimishe hanyuma aze akemura ibyo bibazo byiwe gusa umwana nawe ubwo azamuzana nzamurera kuko azaba ari amaraso y'umugabo wanjye we wamaze kubona agaciro k'umwana ngenzi agaciro k'umwana ntago ariko wagize experience ntago nzarenganya umwana kuko ajya kuza ntago yigeze abibasaba kuki uri kumva ko umugabo wazaguca inyuma oya nyine urumva hari ababivuze bakabivuga babizi kuko cyane ko ni nabyo byeze hanze cyangwa wiyiziho ko utazashobora kumufata neza birashoboka n'abatajya abaca inyuma igihe utanyurwa hari igihe utanyurwa ntabwo bajya sinyambona abantu bigisha ngo umugore aba agomba kuba indaya y'umugabo we bashakanye kugira ngo umugabo wawe atajya ubu noneho igihe ni gitoya nanjye nkaba noneho indaya y'umugabo wanjye sinzongera kwitwa indaya ya Theo ngiye kuba indaya y'umugabo wanjye ubu ugiye kuba ruharwa neza umva mu cyumba ewana nishaje nzabye mva muri salo nambaye ubusa nazunguza imyo nagira gute tuzaba turi mu nzu njye n'umugabo wawe mwarasezeranye undi muntu yewe hazaba ari uwanjye icyo gihe ubwo ninde wanera ibuye noneho ra ariko nyine abantu bajya birinda abantu birinde by the way ngiye nkwifuriza ibyiza oya bizanaba byiza Imana niyo muri rurarugo kandi nubwo mba ngukoresheje iki kiganiro uri inshuti yanjye karabona inshuti yanjye Theo ni umuvandimwe wanjye sinifuza ko hazagaruka ibindi biganiro biza uzi ikintu gishaka kungarura mu itangazamakuru umwana kwanga gufasha umwana n'umwana oya twagomba no kukirengaho ikintu gishaka kuzangara mu itangazamakuru nkanarakara kuba umwana wanjye azajya mu biganza by'uriya mugore ntabwo bibaho bijya biri mu nzira se mba mbyumva bomba babivuga oya kandi se ibyo kubera urumva bazashingira kuri icyo kintu ngo ngiye kubaka duha umwana wacu kandi umwana n'uw'umugabo bamutanze
tuzabimenya icyo gihe. Ibyo ngibyo reka tureke kubitindaho kuko nta byavuzwe. Oya birahari. Biri mu nzira zacu. Ndabizi. Mwe ntimubizi ndabizi. Ariko ibyo icyo cyaba cyose ntabwo kereka nimba ntagihumeka. Gusa umubahaye ntiyaba ari kwase. Uzi umwana uri kwase. Theo se aba mu rugo iwe. Reka azaba ari kwa mukase. Theo azari nyine mva iryo zina. Ngo nyine umva iryo zina. Theo yamucukuriye suba azaba yabisibye. Ariko by the way nta muntu udakunda abana. Nta muntu udakunda abana. Uriya ni umubyeyi. Ariko Theo wabaye aba mu rugo wakumva uri safe nta kibazo. Aba ari wa mugabo uboneka mu rugo. Atari nko kwenda akunda kugira amasafari. Nashaka abe mu rugo nashaka badahari. Ntagura umugore zandere. Nyiriho. Nyine Theo reka tuve kuri uriya mugore. Theo wabaye aba nk'ahantu yibana n'urugero. Wamumuhawe. Ntabwo namuhubuye. Mbese ubwo yamuhubuye. None ubwo narinzi ko nigeze ngo ikibazo n'uriya mugore none ubwo ikibazo na Theo ni ikibazo. None se Theo urumva we yamurera gute nawe ubwo abadahari. Bavuze ngo abaye ari wenyine. Inshuro nyinshi ntabahari. Ubwo nyine abaye aboneka. Ako se wabonye umugabo wita ku bana 100%. Ubundi abana bagirwa n'umugore. Iyo rero umugore agiramo akantu ko kudakunda abana. Kandi nawe yarabyaye. Kubyara se bisobanura kwita ku ubundi ngo umwana wundi abishya inkondo. Barabibonye. Ubu nawe umukanya wari utubwiye ko umugabo wawe namuzana uzamufata neza. Abishya inkondo ariko banza wumva ikintu gitandukanye n'ikindi. Njyewe nkunda abana. Ntago nitatse nkunda abana kuva kera. Ngiye rwose umugabo wanjye nanamuzana nzamwakira azaba ari amaraso y'umugabo wanjye. Icyo atazanzanira dushobora guserera wenda niyo ndwara. Ariko niyumva bikeneye kubyara hanze kumva atanyuzwe n'abana dufitanye kumva ko agomba kubyara no hanze nzamwakira na yombi kandi nzamurera nk'abana banjye. Suko mbivugiye ko nabyaye oya ubwo njye naratojwe kandi uburere mama yampaye na reka dusaba Imana ko ibyo bihe bitazagera byo kuza hano mwongera gucamburana twifuza ko uzagira ntago mwabiyoberwa ntago muzabiyoberwa ntago mwabiyoberwa ntago nishaka nzabe nubatse ntago bizashoboka. Nyagoye kuri message. Reba message. Ntago byakunda. Ibyo bintu nyine niyo mpamvu kuvuga ngo Imana ibiturinda anyurwe n'abana yabyaye. Wanjye ariko mubaza iki? By the way, uzagira urugo ruhire, uzagira ubukwe bwiza tuzabutaha. Ari nge nzamararije zaba hari kamera zabi kandi tuzana gushyigikira. Tuzagushyigikira wanyuze hano mu muryango wacu atari rimwe atari kabiri tukaganira tuzaza no mu bukwe kuko urugendo rwacu ruba rukomeje kandi rukomezanyije nabo twarutangiranye. Ubwo uzaduha update z'uburyo ibintu bizajya biba bimeze save the date natumire n'abandi bantu binyuze hano ariko ati ubu ngubu narafashe. Ahubwo njyewe ndasiga akanimero zo kwashyiriraho urakabwira abantu nta kibazo turanagashyiraho ariko banza ubereke apana zaze nizo mu ihembe ni OG aka kose nakiki nako mubabaro oya hari impeta ngo ziba zifite ibintu zisobanuye nyinshi cyane ugafite icyo gasobanuye arizo ngakara nakibikomera. Abantu rero urababwira iki utumwe bwawe ku bantu ati yambabazwa rimwe na rimwe na comment z'abantu batwinjira mu buzima batazi ibintu tunyuramo cyane cyane abantu b'abasingomada cyangwa se abantu bafite abana cyo nababwira batabana na base bababarira bagatuza kuko uyu munsi erega n'ingejo ni wowe nubwo wowe waba uri mu rwawe ushaka kuba utunze umwana w'undi mugabo nubwo utafite umwana w'umugabo ushaka kuba ufite umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu ejo nawe yabyara akakuzanira ngo ntawe usuka umugore ahetse umukobwa buriya ubasha kunteraho comment mbi nk'iyo akantukira umwana akanyandagariza umwana
ntabwo ubuze icyo wawe ubushyingije kangahe nibitaba ku mwana wabiza no ku mwuzukuru wawe no ku mwuzukuruza ntuzi aho bizagarukira. Okay, ubu ngubu muri telefone yawe usanzemo missed call ebyiri, abo bombi wari wabahamagaye ugasanga iyo umuntu wakwambitse impeta ni ate, ninde uhita uhamagara bwa mbere vuba? wowe nyambitse impeta tose ubwo nabamo basiki usanze se agiye kuguha minerivare y'umwana cyangwa se agiye kuguha yayisunika nyine ifasho. Ni urugero nari ntanze ariko uri gukumbaza ibibazo bidashoboka. minerivare uri kumbaza ibibazo bidashoboka ahubwo ndi kukubaza ibibazo bigoye bigoye kubisubiza ni amabanga y'urugo. Okay, yagira ikintu babwira abo bantu babiri mubwiye duhita tubasorezaho. ikintu kiki buri wese ugira icyo umubwira ubutumwa bw'umugenera. Okay, ubutumwa nagenera tewe nuko agomba kwicara agatuza. Yego. Ndetse nkanamara impungenge umugore we niwe ufite impungenge ko tubura nta mpungenge afite. Yego. aho nenda guhurira nawe. Ndetse dusoreza ariko nta kantu ko kumukunda. Yego, nzabakunda ari babiri nta nkunda ebyiri zibaho. Mukunda nk'uko dukunda abavandimwe bacu. Mukunda brada wawe. Oya, nkukunda nk'uko ifi ikunda amazi se. Oya, urwo ni urwa sheri wawe. Urwo ni urwa sheri nyine. Nawe ariko uramukunda nk'umuntu waguhaye urubuto. Jya umusabira ariko n'umugisha. Umugisha Imana irawumuha. Ariko ujye umusabira. Sheri wawe uramubwira iki dusoze? Icyo namubwira ni uko amukunda cyane. Amukunda. Tuzamuca inyuma kandi uzabasezeranya umunsi nabakoresheje ikiganiro. Uzaba ubaye pasiteri. Nzazana Bibiliya ubuzi basezeranye. Reka ngushimire cyane.